Ijambo ry'umunsi, umusaraba, ikimenyetso cy'umutima ntagereranywa w'Imana, igice cya 2. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Bakorinto ba mbere uhereye ku gice cya mbere kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 25. Ubutumwa bw'umusaraba busa nkaho ntacyo buvuze mu isi. Siko birira, biragoye cyane kuba wabwira umuntu utizera ububasha bw'umusaraba, kuko nyine mu buryo birebamo utandukanye cyane nuko biri. Pawulo intumwa atangaza yuko ubutumwa bw'umusaraba ari ikintu gisa n'ubusazi ku isi yose ku bantu batizera. Kubizera Kristo ariko ubu ngubu n'uburyo bw'ubwenge ndetse n'ibyiringiro by'Imana. Isi yose muri rusange ibona abakristo nk'abantu bahora batumwanya, baba babuze ibintu bakora, by'umwihariko mu bihe byo kujya mu rusengero ndetse no kuvuga ibyerekeranye no gucungurwa. Isi ibingibi ni ibinifata nk'ibidasanzwe, nyamara ariko ku rundi ruhande ubu ngubu nibwo buryo bwonyine bwo kuduhuza n'Imana. Buri torero ryose rya hano ku isi ryerekana yuko imirimo myiza ari bwo buryo bwo gucungurwa. Imana nayo ivuga yuko nta kintu na kimwe cyiza cyari kuvanaho ibyaha twakoze, hanyuma icyo gihe iratwitangira ikora icyo yari izi ko cyonyine gishobora gukiza ubugingo bw'abantu mu isi. Yego rwose nibyo dushobora kutabikunda, gusa Imana ni umuhanga cyane kure y'abantu. Izi byo dukenera byose, na mbere yo kubivuga, reka rero natwe kubw'ibyo tuyishime kuko yaduhaye imbabazi ndetse ikemera guhura no kugumana natwe binyuze muri Kristo umwami wacu. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.